twese duteraniye ahangaha, ariko mbere yuko duteranira ahangaha hari igikorwa cyiza murimo, igikorwa cyiza cyo gufata amashusho. Ndatekereza waba uri perezida w'iyi korali. Nibyo koko, ndi perezida w'iyi korali, nitwa Zaria Bazambanza. Ndagira ngo ubanze utubwire ese iyi korali yanyu yaba yitwa ngo iki, ese yaba imaze igihe kingana iki? Murakoze, ikibazo cyiza mumbajije. Iyi korali musanze ahangaha yitwa Penuel Melody Singers, ni ururimi rw'amahanga, ariko iyo tugenekereje mu rurimi rwacu ni abaririmbyi b'injyana y'urwibutso rwa Yakobo. Ibyo tubisanga mu itangiriro cya 32:31, aho Yakobo yagize ibihe bidasanzwe n'Imana, ariko kandi agirirwa umugisha wo kumenya uwo ari we, bituma avuga ngo ngize amahirwe yo kurebesha Imana amaso yanjye sinapfa. Natwe rero turi muri uwo murongo w'abaririmbyi b'indirimbo zijyanye n'urwibutso rwa Yakobo. Iyi korali Penuel Melody Singers yatangiye ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi 2015, itangirira mu itorero ya Rubengera mu ntara y'Ivugabutumwa ya Rubengera, ariko uyu munsi wa none iyi korali irakorera umurimo w'Imana mu itorero rya Moriya mu ntara y'Ivugabutumwa ya Rubengera. Urakoze Zaria Bazambanza. Ku ruhande ndi kubona turi kumwe n'undi mugabo, ntekereza ko ni umutoza w'iyi korali. Ndagira ngo nkubaze nk'umutoza w'iyi korali, ese mu by'ukuri waba ufite akahe gashya waba warafashije aba baririmbyi ba Penuel ku buryo izi ndirimbo tugiye kuzikurikira ziryoshye? Nitwa Mbabazi Jean Claude, nibyo kuko nijye mutoza w'iyi korali ya Penuel Melody Singers. Agashya twari dufite nka korali Penuel Melody Singers ni uko dufite injyana yihariye muri aka karere, ari nacyo cyatumye dushyira muzingo wa mbere wa audio urukundo rw'Imana, ndetse kugira ngo n'uru rukundo rw'Imana turusakaze hirya no hino ko batararumenya babashe kumenya. Turongera dushyira n'amashusho ku buryo bugaragara. Umuzingo wa mbere, inkuru ishimishije. Iyi nkuru ishimishije rero nta gushidikanya izagera hirya no hino, kandi twizeye ko twese tuzafatanyiriza umugozi umwe tugataha ubwami bwo mu ijuru. Ku rundi ruhande turi kumwe na Pasiteri, ntekereza ko ari umukuru w'intara y'aho iyi korali Penuel Melody isengera. Pasiteri, watubwira bimwe mu byo ubona bishobora gutuma dukurikirana ubutumwa bwabo, ukatubwira se aho ugenda hirya no hino mu ntara, ndatekereza uyobora amatorero menshi, iyi korali wayibona nko ku mwanya umeze gute? Ibyo koko nakoze. Nitwa Pasiteri Harukiza Victory, umuyobozi w'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi mu ntara y'Ivugabutumwa ya Rubengera. Ikibazo mubajije, korali Penuel Melody Singers ni korali dukunda, kandi ni imwe mu makorali dufite ahagaze neza muri intara yacu. Ifite ibihangano byayo bikundwa n'abantu benshi, ari abakristo b'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi ndetse n'abandi bakristo bari hirya no hino. Bafite indirimbo nziza twese zagiye zidukora ku mutima. Urugero, inka korali ni nk'indirimbo bita urukundo rw'Imana, tekereza ko ari nayo yitiriwe umuzingo wa mbere wa audio. Uretse na korali iyiririmba ukabona ko koko urukundo rwayuzuye, natwe barayirimba tugahaguruka. Iyi ndirimbo ivuga ukuntu Kristo akiza abarwayi, akiza abafite ubumuga, uburyo ahumura impumyi. Iyo turebye ibitangaza bya Kristo, urwo rukundo n'uyu munsi natwe tubibonaho. Ni ubutumwa bw'ingenzi no budufasha cyane. Ikindi cya kabiri, nanone ni indirimbo bita inkuru ishimishije. Nta muntu n'umwe udashobora kumenya iby'iyi nkuru aramutse akurikiye iyi DVD nayo igiye gusohoka cyangwa se ishyizwe ahagaragara uyu munsi. Rero ndibwira yuko iyi korali Imana nikomeza kuyifasha, ifite impano nziza cyane,
kandi n'imiririmbe yabo ijyanye n'igihe, iryohera amatwi, indirimbo zabo ziratunyura cyane cyane yuko iyo unarebye n'abaririmbyi bayo ni abantu banahagaze neza mu myemerere ya Adventiste umunsi wa karindwi, kandi ukabona ko ari abakristo bajyana n'ibyo bavuga. Murakoze cyane. Pastor Harumukiza Victoire, urakoze cyane ku bw'incamake rwose uduhaye utwereka ishusho y'iyi korali. Uvuze indirimbo yabo inkuru ishimishije, niba ukuntu bayiririmba, hari inkuru ishimishije. Oya, ntabwo ndirimbana nabo ariko nanjye ndayifata. Ku rundi ruhande rero reka tugaruke kuri perezida. Ese perezida wa korali watubwira mu ncamake mu by'ukuri ibikorwa byiza by'indashyikirwa mwaba mwaragezeho, imbogamizi se mwaba mufite, ukatubwira mu ncamake kugeza kuri no saha ino album zisohokeyeho. Murakoze. Korali Penuel Melody Singers hari ibihe byiza bidasanzwe twagize, byaba bijyanye n'ivugabutumwa mu buryo bw'indirimbo ahantu hatandukanye, ku matorero atandukanye ndetse no mu ntara zitandukanye, ariko hari ibihe bidasanzwe byakoze ku mitima y'abaririmbyi ba Korali Penuel. Ahangaha ndagerageza kuvuga bikeya. Hari ivuna twakoze mu ntara ya Ntanga mu itorero ya Mutuntu, twahagiriye ibihe byiza n'abizera kuri iryo torero, kandi byatanze umusaruro kuko icyo gihe twabatirishije abantu 12. Hari iteraniro twigeze gukoresha mu buryo bw'igitaramo, turaririmba, abantu bari bitabiriye iryo teraniro bafata icyemezo cyo kubatizwa, ndetse bamwe muri bo uko ari babiri bahise baza baba abaririmbyi bacu. Uyu munsi ntituri kumwe yego, ariko twagiranye na bihe bidasanzwe, twararirimbanye, baza kwimuka kubera impamvu z'ubuzima, ariko nabo ni abaririmbyi, tunafite n'ibihangano babashije kuduha muri no korali. Ikindi nubwo bigaragara ko tumaze igihe gito, ariko Imana yagiye idukoresha ibikorwa bifatika, tubona kuko Imana iri kumwe natwe. Ari nayo mpamvu dushishikariza abantu, abakunzi bacu, ari abatuzi n'abataratumenya, yuko ubu butumwa buri mu mizingo wa mbere w'indirimbo z'amajwi, urukundo rw'Imana. Ni indirimbo nziza irehereza abantu kwemera kugengwa n'ubushake bw'Imana. Ariko kandi hari inkuru ishimishije ko umunsi umwe tuzataha tukava muri ano makozere y'inosi tukerekeza iwacu. Ubutumwa buri muri zino ndirimbo buradushishikariza kandi bunategurira imitima y'ababwumva kugira ngo bagire icyizere mu Mana ko umunsi umwe tuzataha igihe twizeye amasezerano Yesu Kristo yaduhaye. Amen. Perezida urakoze cyane. Pasiteri buriya kuri byinshi cyane amaze kutubwira perezida. Hari n'ikindi gikorwa ntekereza ko bamaze iminsi bavuyemo kivuna. Iyi korali ni korali ubona yuko ifite iby'umwuka kandi iteka ryose uhora ubona ko ishaka kunguka. Rero ndatekereza wadufasha ugasabira iki gikorwa, ubwo benshi mu kanya katarambiranye cyane bagiye gutangira gukurikirana ubutumwa kugira ngo bubashe kugenda neza. Murakoze. Nibyo koko ko dusenga tuvuye mu gikorwa gikomeye kandi cyiza, bigaragara ko Imana yabanye natwe, ibana na korali. Ndashimira korali Penuel Melody Singers. Amen. Imana izabikire izi mbaraga batanze muri iri vugabutumwa. Amen. Ndasaba n'abantu bose babatijwe kubw'iri vuna, n'abandi bantu bahumurijwe na rwa rukundo rw'Imana twavugaga, ndetse bumvise ya nkuru ishimishije, bazakomeze kubikurikirana no kuri aya mashusho ndetse n'aya majwi agiye kujya ahora imbere yabo iminsi yose. Amen. Muri rusange nanone ndarushaho gusaba korali kugira ngo ikomeze gukomera, kuko
tuyiri inyuma nk'ubuyobozi bw'itorero. Tuyiri inyuma kandi nkabasaba abakunzi bayo bose, ndabizi ko bafite abakunzi benshi, abari hano mu burengerazuba bw'u Rwanda, abari mu Rwanda hirya no hino, ndabizi ko hari abari hakurya y'inyanja, i Buraya, muri Amerika, muri Australia, aho baba bari hose, reka mbasabe kugira ngo bafashe dukomeze gufata iyi korali amaboko. Kuko biragaragara ko ari igikoresho cy'Imana, Imana ishaka gukoresha muri iki gihe. Kugira ngo ya Mana yahumurije Yakobo, Imana ibana na Penuel, Imana ibana natwe, ndetse Imana ibana n'abanyarwanda bose, ikomeze kubana n'iyi korali. Reka dusenge. Mana Data wa twese, turagushimira uburyo wabanye n'iyi korali kuva mu mwaka wa 2015 kugeza uyu munsi ishyize ibihangano byayo ahagaragara, izina rye rihabwe icyubahiro. Turasaba kugira ngo uyikomeze kandi ukomeze kuyiha umugisha. Turasabira abazumva ubutumwa buri kuri aya majwi n'amashusho, ngo imbaraga y'Imana izigaragarize muri ubu butumwa, maze bahinduke tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Dusabye twinginga cyane kugira ngo abamarayika bera bayobora indirimbo zo mu ijuru bajye babana n'iyi korali. Imitima yose ikomeje gukizwa kubw'ubutumwa batanga, haba mu majwi, mu mashusho, mu materaniro y'ivugabutumwa nk'ayarangiye, nyaboneka Mana bajye bakomeza babafashe kugira ngo nabo ubutumwa buzabahindure. Dusabye Imana twizeye ko wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu.